Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza. Mugomba gukurikirana ni Wisdom TV, tubana munsi ku wundi muri stories zigiye zitandukanye zivugwa hirya no hino ku isi. Amakuru meza of course n'amabi kuko niyo si tuba turimo. Ese byagenze gute noneho bazaniye ayahe mumaze iminsi hahwihwisa video zitandukanye zivuga bamwe mu bakobwa cyangwa se n'abasore zagiye zicicakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zivuga ko hari amafoto y'ubwambure bwabo yagiye ajya hanze umunsi ku wundi. Rero yinjiye mu kibazo cya Miss Muyango. Miss Muyango ejo bundi yari yakoze space ayikora asa n'uho yireguraga ku byamuvuzweho by'uko nawe haba hari video ye. Benshi bakavuga bati Dibu imaze iminsi kandi yibutsa bamwe mu bantu ko hari nyamuneka gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ari icyaha. Bamwe bakabirengaho. Icyo gihe rero biba ngombwa ko Dibu igomba kwintervena muri icyo gikorwa. Icyo kintu wenda kiriho mugomba kuba mumenya. Dibu rero yinjiye mu kibazo cya Miss Muyango nyuma y'uko hakwirakwije amashusho y'abakobwa babiri bari gukora imibonano mpuzabitsina n'umusore utaramenyekanye. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagahamya ko harimo Miss Muyango Claudine. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ku bagize uruhare mu kuyakwirakwiza. Mu minsi ishize Miss Muyango abinyujije ku rubuga rwa X ubwo yari yitabiriye ikiganiro yatumiwemo ngo avuge kuri aya mashusho. Yemeje ko akaba yaremeje ko ataraye ndetse yongeraho ko iki kibazo yamaze kukigeza mu buyobozi. Muyango yagaragaye avuga ati ndabizi hari n'abakobwa babarengana kandi ikindi hari abantu birirwa bakangisha abantu kuzabarangiza cyangwa se kuzabagirira nabi. Rero nibwo yireguraga mu kiganiro. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Mangira Visiyeri yemeje ko uyu mugore yamaze kubagezaho ikirego ndetse cyanatangiye gukorwaho iperereza. Ariko kandi abantu bamaze iminsi bahabwa warning, abantu bamaze iminsi babwirwa ati nyamuneka mubireke ibintu bintu, nyamuneka mubivemo, nyamuneka dore bino bintu bigize icyaha, nyamuneka buriya ntabwo bikwiye ko umuntu ashobora gukwirakwiza amashusho y'undi. Ibaze nawe ibintu ari we bibayeho, nawe ubyumva ubuhoremere. Aya mashusho rero yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bavuga ko ari Muyango niyo yatumye uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore agana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ngo rumurenganure, cyane ko uretse kuba yarasakazwaga agaragaza abari gukora ibiteye isoni bakabimwitirira atariwe nyirabyo. Muyango kuri space yongeye kuvuga ati nyamuneka mfite urugo, mfite umwana, mfite umugabo, mfite n'abandi bantu ndera nshinzwe, nyamuneka mwitwararike, mugende gakeya, mureke guhemukira abantu mubangiriza ubuzima, mubangiriza viziyo. Ntabwo bikwiye habe na gatoya. Ntabwo kugira sheni ya YouTube cyangwa se ugakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga biguha uburenganzira bwo kwibasira abandi cyangwa se kwinjira mu buzima bwite bw'undimo. Ahangaha Muyango yaburiraga bamwe mu bantu bitereka cyangwa se bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi aho baba barata platform bafite. Muyango ni umwe mu bakobwa birwanyeho wagiye ukora imirimo igiye itandukanye by'umwihariko harimo no guhostinga. Muyango rero navuga ko ikintu wenda amenyereho n'umwe mu bagore b'abakozi, umugore we umugabo witwa Kimenyi Yves. Akomeza kugenda nawe asa n'uwitira abantu. Rimwe na rimwe usanga umuntu akangisha imbuga nkoranyambaga afite, avuga ko wenda yazikoresha akangiza cyangwa se akangiza ubuzima bw'undi. Ati rero ntabwo kugira sheni ya YouTube cyangwa se gukurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga biguha uburenganzira bwo kuba wenda wakangiza ubuzima bw'umuntu. Ibyo byose rero ni bimwe mu byatumye Muyango asa naho ababurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko nanone ukibaza ngo wa mugani buno butumwa RIB ihora itanga buri munsi ibuza abantu gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni biterwa n'iki se? Byo byaje gute?
rero nkabona ko bidakwiye habe na gato ya mugani. Niyo mpamvu RIB ikomeza kugenda ishyiraho ubukangurambaga. Dr Murangira Thierry yibukije abakoresha imbuga nkoranyambaga bishora muri ibi byaha ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutazigera rubihanganira. Kugira ngo rero akayahimbaje RIB ikaba yatangiye iperereza kuri icyo kirego. Navuga ngo byari bikwiye rwose, byari bikwiye aho nyine wabonaga byabaye byinshi, aho wabonaga nyine buri wese asigaye akanyisha aya mavideo ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ababyuka mu gitondo ukaba uzi ko umusore bwira ubonye indi video. Amugani bino bintu birakwiye ko bicika, birakwiye ko bigana ku musozo, ko byagiye byica ubuzima bwa bamwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose rero ubona ko RIB icyo wenda narishima ni uko ikomeza kugenda iburira n'abantu, inabibutsa ko cyangwa se babwira ko nyamuneka bidakwiye gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, bidakwiye gukanyisha abantu amavideo. Ibyo nibyo bintu byabanje ubwo RIB yaburiraga abantu bakangisha abandi amashusho y'urukozasoni, aho umuntu yazaga akabwira ati mfite video yawe n'iki nubivuga nzagira gute, nzayishyira hanze, cyangwa se nubivuga nzaguhemukira n'iki mu buryo cyangwa se ubundi. Ibyo byose wabonaga ko byagendaga byerekana ko ni ikibazo cyari kigeze ku musozo, cyaganaga ku musozo. Ubona ko byari bimaze kuba byinshi munsi y'ivideo. Sinzi mwajya mwumva bishize ngo na Sonia nawe hari video ye, kumva Sasha hari video ye, kumva Kanaka hari video ye. Mu by'ukuri navuga ko ni ibintu byari bimaze kurambirana. Umuryango rero yateye intambwe mu bantu bafite umuryango, ufite umugabo, ufite umwana. Biriya bintu buriya ni ibintu bishobora kumusenyera kuramutse ugaragaye muri video ufite urugo. Niyo mpamvu muri iyi minsi umuntu witwa Sabe abantu benshi bakunze kugenda bavuga wenda yatandukanye n'umugabo n'iki uretse ko umugabo wenda umugore we yamweretse ko rwose yamurwanyeho, yamunambyeho, ariko ntibikwereka ko wa mugani hari hakenewe kugira igikorwa kugira ngo wa mugani bamwe mu baba bakurikiye zino mbuga cyangwa se bakurikiye zino mbuga nkoranyambaga babashe guhabwa warning. Umuntu asigaye aza wa mugani wa Muyango akarata platform afite, akarata ibyo afite, akarata ibyo akora, ugasanga ibyo ngibyo bimuhaye uburenganzira bwo kwibasira umuntu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibintu byo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ntekereza ko wa mugani hari munsi hazagira umwe ubihanirwamo, dushobora kuzabera isomo ku bandi cyangwa se bikabera urugero ku bandi. Rero navuga ko ni umuco mwiza wo kuhana ukwiye kuranga abandi. Ikindi kandi wa mugani abandi bose nabo batera intambwe babe nka Muyango, bajye kurega cyangwa se bajye guharanira uburenganzira bwabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo ngibyo bizafasha kugira ngo n'undi muntu wabitekerezaga nawe bicike. Nicyo kintu wenda nawe mbabwira kugira ngo mbinire hano. N'undi ni Wisdom TV, turuze kubana mu yandi makuru atandukanye abagenda avugwa hirya no hino ku isi dutuye. Amahoro y'Imana abane namwe.